Ese wigeze ukina business ziri online zirimo nka OSP, TMP, Top Cash, Sony ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye nyamara ugamije kunguka amafaranga? Igisubizo niba ari yego, gumaha tuganire igituma izi business ziri online abantu benshi bahomba cyangwa se bimwe abantu benshi mukunda kwita gushya. Tugiye kubiganiraho, tuganire amayeri bakina abantu kugeza babariye amafaranga, ariko tuganire n'uburyo ababyitwayemo neza birangira babyungukiyemo aho kubihomberamo. Ikaze, iyi ni Riyo Educator Hub. Niba ari ubwa mbere ugeze hano wibuke gukora subscribe, like, share. Uyu munsi tugiye kuganira by'umwihariko kuri business iri online yitwa OSP. OSP ejo bundi mwabonye ko yatwitse abantu cyangwa se yahombeje abantu benshi. Nyamara mu gihe business ya OSP yari imaze igihe kinini mu Rwanda kingana n'amezi 5 rwose ikora neza, abantu bunguka ndetse nta n'umwe uhomba. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Business ya OSP yari imaze amezi 5 mu Rwanda ikora neza. Rero tugiye kuganira ikintu cyakwereka niba uri muri izi business, ikintu kikwereka ko igiye kugenda. Buriya ntazagire ukubeshya, izi business ntabwo ibyuka uko gusa ngihita ipfa kubarya amafaranga, kuko muba mwarashoye igihe gitandukanye, bamwe barayakuyemo. Urumva rero nayo nta mafaranga menshi iba ifitemo, ahubwo uburyo ibaryamo amafaranga, tega amatwi wumve. Ni ukuvuga ngo mu gutangire ukuntu ibaryamo amafaranga, murashora mwese mukagenda mushora mu bihe bitandukanye amaproduct cyangwa se n'ibindi. Ayo maproduct urumva ntashirira rimwe, ariko iyo bagiye kubarya ikimenyetso cya mbere bagenderaho ni ukuvuga ngo bashyiraho product ku buryo mwese product muyishidukira. Igihe uzabona bashyizeho product ikubiye kenshi cyangwa se iriho amafaranga adasanzwe, burya ari ya product nyine mubona mwese muba mwashidukiye. Aho jya umenya ko ari ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko business ya online igiye guhomba nk'uko OSP yabigenje. Ikindi kimenyetso ni uko utangira kubikuza amafaranga agatinda kuza. Iyi niyo step ya nyuma. Iyo ubikuje amafaranga agatinda kuza, jya umenya ko rwose utangira wiyakire, umenye ko wahiye, ayo mafaranga aba yahombye. So rero iyi business ya OSP rwose yari imaze igihe mu Rwanda, abantu benshi rwose bari bamaze kuyizera, kuko mwabonye ko yatangiye izana amaproduct y'ama AI, aho washoraga nk'ibihumbi 80 ukaba wakuramo ibihumbi 500 mu gihe wenda kingana n'ukwezi. Ayo ni yama AI bagiye bazana mu bihe bya mbere. Ubwo ni ukuvuga ngo baba basapoza ko business online igihe ntabwo ibizageza mwayo mezi 5. Bakurikiyeho amaproduct akarangira, bakagenda bashyiraho amaproduct noneho y'ibihumbi wenda nka 40 ushobora kurya wenda nk'iry'inani cyangwa se 200 mu gihe kingana n'iminsi n'ibyumweru 3 cyangwa se iminsi 21. Urumva ko ya indi ya mbere yari ukwezi, indi bahise bayigira iminsi 21. Urumva ko izo zose nta nimwe ibizageza igihe iyo business ibigikora. Byarangiye rero bazanye izindi product zakasa mutwe, abantu noneho twese, mbese abantu bose muri rusange barazishidukira, arizo twese twahise tujyamo. Zira product z'ama AI watangaga ibihumbi 80 rwose ukaba wakinjiza amafaranga ibihumbi 350 hafi aho niyo winjizaga, nyamara mu gihe kingana n'umunsi. Rero iyo business abantu benshi barashidutse, barayigura, bazana ibintu by'amaraki draw, aho washoboraga gutsindira moto, ugatsindira ibihembo byinshi bitandukanye. Ariko nyamara iyo business nta n'umwe wigeze ubikuza. Ayo maproduct abantu barariye, amafaranga aza muri dashboard, abantu bose barashiduka birangira amafaranga yabahiye. So rero nawe niba uzi ko ujya ukina izi business online, umva ikintu cya mbere ugomba kwirinda. Ikintu cya mbere cy'ugomba kumenya ko izi business online zose aho ziva zikagera, nta business iri online itari scam. Yes, business zose ziri online ziba ari scam, kuko nta hantu na hamwe wakinjiza amafaranga angana kuriya yewe n'umukozi wa leta atinjiza. Icyo nicyo kintu, niyo mentality ugomba kugira mu mutwe wawe ko zino business ziri online ziba ari scam. Ariko kuba ari scam ntibivuze ko hari abantu bazitwayemo neza, barazikina kandi bakanazirya, ariko aba naba bamazemo igihe. So rero abantu bamazemo igihe dore ukuntu bazirya. Umuntu icyambere cyo ikinaheraho, icyambere cyo ni kuguma wizeye ko business ari scam. Bigufasha iki? Ni ukuvuga ngo iyo uhora uzi ko business nubwo uyikora ariko ubizi neza ko ari scam, bihora bituma
bikurimita kuba washyiraho amafaranga menshi. Icyo ni icya mbere. Ni ukuvuga ngo iyo ushyizeho amafaranga weho ukabona yawe aragarutse, wirinda muri bya bintu bibiri nakubwiye biranga business igiye kugenda, nko gushyiraho ibintu bidasanzwe, kubashyiraho amaproduct, bya bintu bibashitura ngo amafaranga nyine mwese mushore. Ibyo bintu uba warabirenze kuko uba uzi ko iyo ari scam. So icyo ni icya mbere. Rero nanone ibindi bintu bishobora gutuma rwose muri zino business noneho ushobora kuba wabyitwaramo neza ntuhombe rwose. Uvuga ngo ni ukudashiduka, icyo nakibabwiye. None ikindi kintu ukazajya ugendera mu bihe nyine tu, ukareba ni mu gihe cyose business uri kubona abantu bari gushoramo amafaranga menshi. Ni ukuvuga ngo abantu weho igihe bashyizeho promotion ituma abantu bashidukira, ahandi ubona abantu bose bavuga ngo bashoye, aho hantu we ntugashore. Rero n'abantu bariwe muri OSP mwihangane, mugomeze mumere neza rwose, na gikuba cyacitse, ariko nyine ibi bintu mujye mubyishoramo gake. Kandi please mbabwire ntihakagire umuntu ashora amafaranga nyamara yari afite ibindi bintu yayakoresha, cyangwa se amafaranga nk'ubu ntugashora amafaranga yo kurya, cyangwa se nyine gishora umuntu ashora amafaranga ubundi yikinira nyine ya mafaranga aba atagize icyo yagutwara. So mugomba kumenya ko zino business ziri online ni scam, ni nka betting, ndetse byo binarenze na betting, mukitwara neza. Rero umuntu azi ko yariwe amafaranga muri OSP, ikintu yakora ni ukwitonda, akazajya abanza akareba ibintu neza. Icyo ni kimwe. Ariko nanone hari ubundi buryo abantu bahiramo iyo bari gukorera amafaranga online. Ni ukuvuga ngo ukajya muri online ntuzi igihe imaze, nta makuru mbese na make uyifiteho, ugahita ukijyamo bwa mbere. Aho ni ibintu byumvikana rwose, uhita ushya. Mu gihe wenda dufata nk'urugero nk'abantu bari barashoye muri Sony yamaze ibyumweru 3 hafi 4. Ni ukuvuga ngo yamaze ibyumweru 2 itarafata irange. Umuntu yayishinze iyo azi ko nawe itarafata irange, ntabwo yahita avuga ngo business arayihagaritse. Noneho mu byumweru 3 mu byumweru 3 bikiri bya kane niho abantu business yatangiye gufata irange, abantu bose barayimenya ngo twabonye business y'agatangaza. Uko wibaze business washyiragaho amafaranga 10,000 ugahita ukaba wafata amafaranga 2,500 umunsi umwe. Namwe murumva ayo mafaranga ko ari amafaranga abatabaho. Rero weho nuza niba wumva ubushaka kujya muri business, ubanza ubitekerezeho, ubundi unabaze n'amakuru iyo boro imazemo. Kandi wirinde gushyiramo amafaranga menshi please, ugambira inyungu. Beta ko wanabyihorera, beta ko rwose ibi bintu biri online wabyihorera. So rero ikindi kintu, iyo urangije kumakinga sure ko igihe iyo business yatangiriye ukaba uzi ko uyigiyemo mu ba mbere, kuko byanze bikunze igihe cyose ugiye muri business uyigiyemo mu banyuma, ubwo jya umenya ko ni cyagiye abantu benshi batangiye kuyimenya bahashidukiye, ugahita ushya. Mu gihe wa muntu yagiyemo bwa mbere agomeza yinjiza amafaranga ye rwose kandi nta mpungenge, kugeza igihe ifungiye. We niyo ifunze hari igihe aba yashyizemo abantu benshi, ugasanga mu byo bita amakomisiyo yagiye abona amafaranga. So rero niba udasanzwe nkurikirana, bizakugora ko uzajya umenya business ziri online, umenye izizamara igihe ndetse n'igihe zizamara. So iyi ni Riyo Educator Hub. Niba utarakora subscribe, ureba ahantu handitse subscribe ndetse ufungure n'inzogera kugira ngo ibiganiro bizajye rwose bikugeraho ku gihe. Ntabwo ari ibyo dukora gusa, dufasha n'abantu bashaka gukora ama application, yaba ya UR, yaba ya UR ndetse na ya RP, ndetse n'ama university agiye atandukanye n'ari international yose tubakora application. Ariko bitavuze ko n'ikibazo cyose wagira kuri phone yawe, computer, cyangwa se ikibazo cyose wagira kuri murandasi cyangwa internet, mu by'ukuri turagufasha, tukaguha ubwo bufasha, tukakwereka uburyo bikora step by step, ku buryo nawe ushobora kuba wakikorera ikintu kizima. Rero nushaka kutwandikira, twandikiye kuri 0790 kugira ngo duhite dugufasha mu ba mbere. Rero ikindi kintu turi bwaze kuvugaho muri video iri bwaze kuba ikurikiye aha, ngira ngo OSP mwabonye ko yazanye indi business yitwa ngo Ofi. Cyangwa mwayibonye iyo business nayo yahise iyizana, turi kuyikusanyaho amakuru menshi. No kuvuga ngo niyo mpamvu twe gukora subscribe kugira ngo ejo tuyiganireho, ndetse n'andi ma business tuzongera tubabwira akora adakora, ndetse twebwe turabikurikirana tukaba twashobora no kukubwira business igihe izamara.
So rero asantene sana, hasta la vista, ndabakunda cyane, mukomeze mukore sabone, mudukurikire ndetse munajoyininge group ya WhatsApp, ndaza kuyishyira muri description, mbabwire group ya WhatsApp ku bantu bashaka ama application, abantu bashaka ko bakorerwa ibintu by'ama application ndetse na online service, ariko ndetse n'abantu bashaka group tuzajya tumenyeramo ibyo business, yaba ibya fake n'ibitari ibya fake, cyangwa se n'ibizamara igihe gito n'ibimara igihe kinini, byose turahari. Iyi ni rero Educatab. Asantene sana, hasta la vista, duhure ejo tuzabasobanurira kuri ino business OCP yakoze nshyashya. Hasta la vista, ndabakunda cyane.